mbona uri kure cyane wabaye iki abagore pe ibibazo byinshi. Ibibazo se ni ibi Madam Karama singukunda ndabizi ko nkunda kandi nanjye ndakukunda mfite ibibazo byinshi mbwira ikibazo rwose ndagutega amatwi none se madam ibintu nakubwira wamfasha ukabyemera nta kibazo pe urabizi twasezeranye gusangira yaba ibyiza yaba ibibi tuzatandukanywa n'ubupfu mbwira ikibazo wenda gutega amatwi nta kibazo katugurisha iyi nzu ngo ibyo bintu wabitekerejeho wambabariye ufite ikihe kibazo muri urugo nta kibazo dufite cyatuma tugurisha inzu ufite ikihe kibazo waretse sheri ntabwo byakunda sheri ibyo kugurisha inzu pe ariko ubundi kuki nkomeza ko kwinginga ntabwo inzu ari yanjye se ko mbona bikubabaje reka tuyigurishe ntabwo byakunda maze ibindi bizaza nzabikubwira niba ari icyo kibazo ntabwo byakunda ntabwo twagurisha inzu pe se twagurisha inzu hari ideni ufite se basi ufite ikibazo oya nta n'izindi gahunda nshaka kugira reka nkubwire nyine ibyo kugurisha inzu ntabwo byakunda ariko ntibikubabaze kongera ibyo nkubwiye ari byo sheri umva nkubwire niba ari icyo kibazo ufite ntabwo dushobora kugurisha inzu ibyo bintu ntiwongere no kubitekereza ntiwongere no kubimbwira ntabwo byakunda pe ntabwo byakunda nzakugura indi nziza ntabwo byakunda kandi nzakugurira maze n'itaje sheri yanjye sibyo oya ntabwo byakunda ya modoka nakubwiza se nayo nzahita nyikugurira none se niba ufite icyo kibazo niba ari icy'amafaranga ayo ngayo ugenda ujye kuyakemuza ibyo by'imodoka nzayikugurira maze kugurisha kuko bagiye kumpa amafaranga menshi oya ntabwo nabikwemerera ntabwo nabyemera kugurisha inzu ntabwo byakunda ubundi kukugisha inama umuntu agisha inama umuntu ubundi utamwumva ubundi akugisha inama kubera iki none se ko umva reka nkubwire nta kintu na kimwe nshaka kumbwira none se tega amatwi nimba utemera yuko njyewe ngomba kugurisha ino nzu ako se kurakaye oya hafi sinshaka ko no kukugisha inama ndabona ari ikibazo ndumva nta nubwo nzongera kukugisha inama dore n'ibyo kunywa byanyu umuntu abirye ariko se wazo reka ngende amafaranga rwose bumva kumpa amafaranga dore amafaranga rwose nta kibazo wigira ikibazo cy'amafaranga n'ikoranabuhanga nicyo nkundira abantu nkamwe bafite amafaranga oya ntugire ikibazo cy'amafaranga cyo nta kibazo byaroroshye no kwikoranabuhanga aya majwi se numva nawe bande sheri se ko mbona yerekana igenda yereka umuntu biriya bari mu bikira cy'amafaranga se wabona ko n'amatara twashyizemo amatara ahenze wabibonye njya kukwereka no mu cyumba se ntagura naho ushaka kureba ukuntu hameze naho ushaka kureba uko bimeze niba naho se hesitaye gutya aho hakeye kuruta hano tugende nkwereke akaba ari bya bikabyo byawe tugende nkwereke urasa mu bijyanye n'amafaranga mu ntoki ntacyo reka ntegereze izi ntabwo ari iza mbere wabibonye rero ko mu byumba naho hasa neza haruta na hano muri salo wabonye ko harimo n'amatara yaka bitewe n'uko nawe ubishaka nabibonye
ibintu biroroshye rwose nanjye nashimye aho gira umpa amafaranga rero maze nanjye mbe rega byaroroshye ubu ngubu ni kuri telefone ni ku ikoranabuhanga nguhereza nimero ya konti biroroshye rwose ngaho yishyiremo maze uyanyoherereze nanjye mbo mu miliyoneri 07 sesheri ko numva utanga nimero ya konti ni ibiki bagiye kukwishyura ibiki ufite ikihe kibazo wowe ndashaka kumenya ikintu bagiye kwishyura mbonye uzana abantu hanze umukiriya hanze ugenda umwereka ugenda umujyana no mu byumba bagiye kwishyura inzu yanjye narakubwiye ibanga wanga kunyumva ikintu ngewe wavuye iwanyu nta kintu uzanye iyi nzu ni yanjye nyifiteho uburenganzira none ntabwo mwabyumvikanye n'umugore we nenzi ko mwabyumvikanye none se kandi nawe iby'urugo rwacu byihorere maze wowe unyihera amafaranga nta kibazo kumbe ujye kungurisha inzu utumvikanyeho n'umugore wawe itwara byumvikanye umva rero wamupapuye mubwire niba wishyura amafaranga igihombo kiraba ari kuri wowe sinkuzi nanjye ntabwo nzi n'uyishyura njye ntabwo nigeze mwemera kuyigurisha n'uyishyura igihombo kiraba ari kuri wowe ntabwo byakunda wavuye iwanyu nta kintu uzanye iyi nzu ni yanjye nyifiteho uburenganzira muri iyi leta ntabwo byemewe gukora ikintu wenyine uri umugabo n'umugore murumvikana mubanze mubyumvikane gusa nari nzi ko nawe ibintu wabirangije ufite ikihe kibazo mbona uhagurutse se umeze nk'umuntu ugiye ibintu utumvikanye n'umugore wawe uri kumva njye nabikora sohoka ndabona wowe utakiri n'umuguzi ubundi ugura umuguzi ufite amafaranga mubanze mubyumvikane wowe ndesheje nzana hano genda ngaho sohoka ibyo usohoka ugende ndabona utari n'umuguzi ibintu byo kugurisha inzu kuko ushaka ni ibiki kuko umugabo mwiza ariko se ntabwo nakwemera kugurisha inzu ibyo wankora byose ntabwo nzabikwemera ntabwo bishoboka ibipapuro se n'iki ntabwo uzi gusoma bose ako sheri muri iyi minsi usigaye warabaye utuko njyewe ntabwo ushaka stress zawe nkeneye kugira ngo ikibazo ni ukuvuga ngo ugurishe ugendere ucukwawe ncukwanjye birangiye ntabwo ndi buyisinye rero ntabwo ndi buyisinye isinye mve hano nigendere sinkishaka wowe ndabona ushaka gutangira ku stress zawe nazira ntabwo ndi ndavuze ngo sinya sibyo sinya ariko si uko kuba mpora iki koko ni igiki cyaguhinduye muri iyi minsi koko umugore wanze kumvurisha kanze mwireke ibintu mukorera biba noneho aze kumva kamutegereze ndebe ukaza sheri karame ngwino turye none se wowe utarimo kurya ndumva nshaka ko turya turi kumwe dusangira banza urye mama sheri wanjye usangiye reka nkwihere nawe banza urya ariko rya mama sheri wanjye mwiza oya ariko se ntukangurike ibyo umugabo wawe waguhaye mbese we ntabwo ushonje oya rya maze oya banza urye wese ko nta kibazo kuko wowe uri uwanjye maze irire mama pepe wanjye njyewe nta kibazo ufite icyo kibazo ngaho enda rya irya nta kibazo mwese we ntabwo ushonje koko njyewe hari ahantu naciye ndya akaburusheti none ndumva katamere neza njye ntabwo irya mama irire ntukagire ikibazo ngiye n'ubundi nari nshonje nibyo biranaryoshye maze urye n'ibyo byose ubimare dore
ugira imbaraga ube munini cyane. Wabyanze se mwene tigisamba ariko oya byo nta kibazo. Ayo sheri we. Ayo sheri munda haranyishe we. Gute? Sumbaye iki ko Wabaye iki? sheri nanjye ntabwo mbizi pe. Wabaye iki ma? Munda haranyishe hamagara ambulance yewe hamagara imodoka tujye kwa muganga munda haranyishe yewe. Oya sheri mbabare wo sheri wambaye hamagara imodoka ko kumajya kwa wanjanye kwa muganga ko. Ubuse Gende nturyamishe. Munda haranyishe wambaye ko kukanjana kwa muganga. Halo? Ya feri nayirangije namushyiriyemo ka kantu wampaye ahubwo wakoze umuti amaze kurya mu kanya. Ubu ngubu rero ni nk'iminsi 2 bizaba byarangiye tuzajya kumujugunya. Noneho ubwo umbwirire wa mukomisiyoneri noneho azaze ayigure ayijyane noneho mbona amafaranga. Gira vuba vuba rwose ni iminsi 2 yonyine. Sawa. Namurangije yewe ngiye nta mikino ngengira. Sheri? Karame. Sheri ndamukunda cyane makuri bigaragara. Kuhera ejo ndi kuvuga ngo njyane kwa muganga wambabura ukanjyana kwa muganga kuko. Njyame se sheri wambabura ugahamagara imodoka kuko urabona ntabwo ubona ukuntu nabaye kuko. Kumeze neza sheri wambabare kuko Banza wiga. Mega mese koko wambabare kuko ukanjyana ugahamagara abantu bagomba. Hamagara bande se kandi. Wambabare koko kanjyana kwa. Uretse ndaje wambabare koko kanjyana kwa muganga. Ngawugenda basi ujya kwiza. Ndakwinginze. Urahitoza wihuta ndakwinginze. Ndakwinginze wihuta. Ndakwinginze huta we. Wihuta shari. Njyana umwanya njyamiriza barabizi ngo yarandoze umva. Ubu nuko tugiye kubana atazantwara nubwo kandi nzemera ko agurisha. Ngo mumeze gute? Tumeze neza. None se bya bintu ngwamuye ko nabona nta kintu byatanze. Nta kintu byatanze se? Ntacyo rwose. Kandi kabombe bose bikorana. Ahubwo barabikoze nabi bose. Bose babikoze nabi. Nyizera. None se wowe nshyira mu rugo nkwereke.
reka rero nkwiye ukuntu tugiye kubigenza wowe ugiye kuza ugiye kuba umukozi ugiye guhamagara madamu abwire yuko uje nk'umukozi noneho tuzabona ukuntu tumufatisha neza ahubwo sheri we karame sheri karame ndamwereke dore ni umukozi wari banyohereje musohoza uyu muntu dore ni umukozi yari yaje ngo akore hano dore wa undi yasimbuye yageze ndagira ngo nawe nkuvane mu bintu byo gukomeza gukora unakoropa kandi nta mugore mwiza nkawe ugomba gukoropa dore harya bakwita ndesha nitwa Diane wumvishe ikibazo ukunzanye ngo kumfasha imirimo nta kibazo rwose dore nashakaga no kugira ngo ahantu nshaka kujya gukora nashaka ko uyu nguyu aba uzajya usigara mu rugo ari we urimo gukora imirimo yose nta kibazo rwose sheri nta kibazo dore ni uyu nguyu n'uyu ni kariba mu nzu ariko ni byiza bose urankanze nanyuze ngo ni mahusha ariko se none se bite byiza bose ese ntabwo nakubujije ko ino misatsi yawe utazajya uyambara hano muri uru rugo erega bose ntabwo ndabimenyera neza ni ukuri rwose kandi iyo nambaye kano kantu mbona nibwo narushijeho kuba mwiza ariko ngiye kukabika rwose ntabwo nzongera ntarava muri uru rugo utakabika kakakubona nazahita kwirukana umugambi tutarawugeraho ese gahunda imeze gute ko nta kintu urakora kandi nkabona haciyeho iminsi gahunda ni ya yindi ntabwo ndabasha gufatisha amabuja neza kambanze mwigireho inshuti ariko bose iki kintu rero ntukakimbare atazakubona akabona warahindutse agakeka ibindi bintu cyangwa uragira ngo nanjye uzabingaburire sha ntabwo nabikora bose uzabishyira mu isahane wenyine dore nanjye ntazashida ubwo unjyaniye ntabwo nabikora rwose ko si uko nteye ntabwo nabikora urabizi ko iyo twavuganye niyo nzaguha kandi nawe nakwemereye ko nzayakuba kabiri nayo ngayo rwose bose nayo ngayo mva rero ukuntu gahunda zimeze kino cyumweru gitaha ndashaka ko biva mu nzira akava mu nzira imitungo yanjye narangiza nkashaka ibindi bintu nikorera nako kanya rwose bose sabo reka ngende reka nse nk'ugende ariko se iyo miti ubundi muyikura he bose ntabwo wapfa kuhamenya dukorana turi benshi ntabwo wapfa kubimenya ariko cyane cyane ikibungo ese nawe uri umunyakibungo nanjye ntuzankorera ibyo bintu ntabwo nzabikora rwose bose sawa mbega abakire b'ibigoryi ngo nice umugore gusa cyose nakishe nkabisigarana Chamina karame uzi ibintu maje kumpumbya ukuntu bingana se David wanze ko tugurisha inzu none se kugurisha inzu koko nakubwiye ko nta sinakuhaye divorce ukayanga nta kibazo twari dufite divorce bo ntabwo nayisinya nimba nta kibazo dufitanye ko nakubwiye ngo hari ibyo nshaka gukora warabyemeye ariko usigaye warabaye David usigaye warahindutse ibintu usigaye ukora ntabwo singushaka ubundi hano sinjye ufite uburenganzira ku bintu byose hano ariko uburenganzira turabunganya gute turabunganya ariko erega icyo si cyo kibazo ngiye kuvuga ngo uragurisha inzu ntazi impamvu ntabwo nabikwemerera ngiye impamvu nzayikubwira nyuma oya ibyo uzagenda ubyibagirwe inzu ntabwo ubimenye neza ubifate ntabwo tuzagurisha iyi nzu ngewe ndakubwiye ngo nimba utabishaka nzagusiga muri inzu kuko ngeyo nkurebye mbabona urimo no kuntera isereri ubu sinkigukeneye se David ufite ikibazo ki ubundi mbabona ntazi n'ibyo urimo amaso David wamenye amaso yanjye we ako nta muntu uri ariko David amaso yanjye gusa ndamenya n'undi amaso yanjye we none telefone yanjye iri hehe ko
telefone yanjye dore ngibuse ndahamagara ndi ku mana yanjye ayiwe Diane we Diane gusa ntamenya noneho mbyerekeye ko Diane we Diane Karame Diane nakose nakunyumva David amenya amaso we David amenya amaso Uki mabuja amba ukamfasha mbabara mbabagana mabuja ihangana Oya mbabara ihangana nse mabuja batangutangwa mabuja ndaje Beka mabuja ikigoryi mabuja ni igicucu ahubwo reka nze mabuja kanze nkwerekesha reka nze nkwereke aho twikira rimwe Allô? Oui. Ndakumva chérie. Umeze ute se? Sha nanjye ndaho. Ndakomeye. Ndi mu kazi. Ariko nyine ni ibyago. Ngereka ntabwo nakwanze. Ntawe gushaka imibare twarayipanze. Ndi hafi kubirangiza nanjye mbambwira databuja ngo bigire neza sheri ndaje rwose umva gahunda igiye kurangira mabuja yarahumye urabizi muha ibiryo mbishatse mukorera ibyo nshaka bosi we ndamufite urabizi ndamuyobora rero ihangane ngiye kuzana ipinda harabura iminsi mikeya nko muri iki cyumweru nzaba misiyo nyirangije kuko ni ibigoryi barashwanye uzi ukuntu bafite inzu nziza uzi ibintu bafite nzayamurya uriya mugabo nzayazana yose nta na make nzagabanyaho ni ukuri byizere ntabwo nabikora icyo nzi cyo ni uko mabuja we yarahumye muyobora uko nshaka ni ikintu kiri aho ni igicucu ntabwo uzi ibintu umukorera wowe ko bimera oya pe nzaza vuba sheri tugomba gushaka amafaranga tugashakira mu ndindagire nk'izi bose arimo arashaka umukiriya yaratorongeye yaragiye ariko azagaruka nawe rero tuba tubanye neza nta kibazo tuba dufitanye oya humura ndi hafi kuza sawa rero tuzasubira sawa urakoze kubara ko kubona koze iki umuntu nisaniye mu rugo niwe ugiye kurumurana nabaye impumyi none n'umugabo agiye kumuntwara mana koko wamfasha mana koko ubona ko koze iki we Asiana ari mama telefone barayinyambuye mana koko ubuzima bwawe koko n'igihe wakoze ibyaha nk'ibi ngibi none n'umwana kunyica ashaka kunyica n'amaso urayatwaye mana koko ntarakongera kwambuka mana ndakwinginze ni wowe ndeba ni wowe data ni wowe mama ubu nta kindi kivugira ariko nzi ko neza uzabikora Shameze neza ntari ndumva nkomeye. Urakomeye se? Ahubwo mwebwe. Natwe turaho. Umuvandimwe se mu buhungira ameze ati? Umuvandimwe wanjye ahubwo mukuru niwe nakayabaje. Araho ameze neza yaratorongeye umugore yaramutesheje arigendera amadeni ahubwo mva nkubwire wamfashije uyu mugore ukamunsorera muri iyi nzu ko waba ukoze cyane ko iyi mitungo ni ya mukuru wawe ni ya mwene nyoko
nta mpamvu rero kugira ngo uyu mugore agumye ayirye yaranahumye. ese ubu ni umuntu utareba ubwo urumva ubundi ikindi wamufasha waba ukoze cyane yenyemera ngewe nkora ibyanjye sibyo umva njye rwose ntaho na hamwe naje nje kwishakira amafaranga, ntaho na hamwe rero utambwira niba hari n'ubufasha ushaka ngenda gufasha. Kuriya mugore yoroshye meze ukuntu ateye ubwoba. gusa umuntu mutinya atanareba yangaje mukuru wawe nkigera hano atarahuma yanyiryagaho birangero byose abonye ko bishoboka. ahubwo ako kantu ko kuba yarangaje mukuru wanjye niwe muntu wenyine mu buzima icyo nakenera cyose nagikora kubwe. yewe ndagushyigikiye ndahari icyo uzansaba cyose nzagikora. Byihoreye ngiye kugenda murebe sibyo namusohokana nabwira ko ngiye kumusohokana namujyana hamuta mu gihuru wabukoze namubeshya ko mujyanye kwa muganga hamubona w'umugabo we ntabwo yakora kuri cyumba hariya injira umva ibyo byo ndaje mbikora nanjye ko mparira ariko aho menye ko ubwo niba haba ngombwa ko hari ikintu mfasha ugomba kumfasha. yewe amaboko yanjye arahari nzagufasha. Ngawe koko ubu ngubu uzarira imyaka ingahe ubona kurira bizakugeza byihorere we ntabwo ubizi harya muri murumuna we umugabo wangize ukunguka akarinda ubwo apendura impumyi urumva uzarira kugeza ryari ndakwiyana nawe ubu wabona uri nka mukuru wawe ushatse wanyemerera ntabwo nshaka hano umuntu wo mu muryango wanyu none nshaka reba ukuntu mwambinduye naje muri uru rugo rwanyu ndeba reba ubu se kuko ubu namucumuye iki koko ubu nakoze iki ubu sinzi n'ahantu yakiriye sinzi ahantu okay ngaho gerageza unyumve sibyo umva se nkumva ibi ushatse wanyumva bagufasha mbwira ibyo umbwira mwumve guteza amatwi umfashije unyemereye nakwereka ko mukuru wanjye none niba ari nibyo haguruka umviranga ntabwo nkeneye kukumva basi nyumva ibiki se nyemerera basi nkujyane kwa muganga niba ari ndagusezera uranjyana kwa muganga nyemerera nkujyane kwa muganga uvugishije ukuri uranjyana kwa muganga njyewe ibyo mvuze ibintu maze igihe kinini naravuze mana we ndagusezeranyije niba ari ibyo byo nakwemerera abo se undambara ndagirira bana we ntugire ikibazo sibyo ibindi byose turabiteguye agize cyazanye ishyano ry'umukobwa ntazo ryagiye rimenaho amavuta bigira iki kubw'amahirwe urugi rwari rufunze yasanze nagiye amavuta afata urugi Mariya unaroma afite n'ibisebe n'iki byose gusa ndakwinginze basi ngaho njyara kwa muganga aho ndakwemerera reka njye njyara kwa muganga sibyo ariko kira gikuru cyawe sinshaka kuzongera kumurira niyo nareba okay ubwo rero reka nitegure sibyo nta kibazo ndaje mutegura ibyo ujyana nawe nta kibazo Bravo. Reka nze muguhe. Halo? Oui, mama. Ndaho mama. Nyine urumva mama. Ikimwana wabaye ikimwana wabwira. Ndeka ndakuvugisha mu kanya. Mwana we. Ndakumva mama ndakuvugisha mu kanya. Ariko aya telefone yanyu yabaye umwana wabwira. Nyine urumva mwana wa.
ko wambwiye ngo njyanye kwa muganga nkaba numva ari ahantu mu bibuye mu bintu ntazi. Oya, kwa muganga uvura amaso iyi niyo nzira ijyayo. Ndi kugenda nsitara. Ihangane, simufashe se. Ihangane. Ahantu hari ibibuye bimeze nk'uko si umuganga koko. Nari imodoka z'ubutwazi wanjye. hano gato jende ko hari aha ni kwa muganga. Uyaba wicaye wicaye ndaje ntabwo ntinze mva ko wigenje aho ngaho ntuzavamo. Halo umvaga rafure maze kugukurira umwanda mu rugo nyitaye ahantu niba kizanavayo simbizi ubwo ibindi nushaka ugaruke mu rugo rwose pe. Aha umfasha nabisoje ariko sinakubwiye ariko bisoje rwose. Sawa ndikuza nciye ku ishyamba kugira ngo ngugereho vuba mbabarira ntago ngutinza. Sawa hafi y'umuntu igihe yagendeye kuko ubu ntabwo araza kuko Mana yanjye amasaha barindwi umuntu ansize hano koko kwa muganga. Yego ko nta wese urinde kuri aha ngaha banzanye kwa muganga. Aha ntago ari kwa muganga, aha ngaha ni mwishyamba. Nta muntu uri kundeba nese urinde ubundi, nta muntu uri kundebera hano w'umugabo. Ntawe banzanye kwa muganga. Aha ngaha ni ntago ari kwa muganga, ni mwishyamba. Nano uyu mugore se ndeba umusirimu gutya. Mana yanjye ndabigenza gute? Mana none se ubu ndava hano gute koko mwuka byaramwe. Ese wahaje gute ninde wahakoze? Nyine banzanye kwa muganga. Urabona mfite ikibazo cyo kutabona, banzanye bambwe ngo bagiye kumvuza. Aha ntago ari kwa muganga. Ni murumuna w'umugabo wanjye wanzanye. Aha ntago ari kwa muganga bakubeshye. Aha ni mwishyamba. Ndumva uri umubyeyi mwiza wambara ukangeza mu nzira. Ahubwo sema si wowe mubyeyi wahara hepfo ufite umugabo w'umukire? Hehe hagana hariya hepfo kunzi igeretse. Ni njyewe Mana ngize n'amahirwe ndumva none se wahumye ryari? Wambara ukanjyana ko wambara ukanjyana ukabyara we. Ngufashe mfashe ukabyara we. Ngufashe rwose ariko nzi ko nahumye. Gahunda yihuta. Ese aho hafi nta mugabo uri kundebera koko? Oya nta mugabo uhari, ngusanze aha wenyine, nta mugabo uri aha ngaha. Komera ndagushobora se? Sinzi ko ndi bugushobore rwose.
yenda nakubwiye ndakora umwana mu nzira ngira ibyo nashakaga ubu ngubu ibintu byose ni wane urumva nta kibazo urongera kugira ubu noneho rero sibyo ushatse wahamagara grafere ariko naramuvugishije ese hano uranyemera ibi bintu birimo imana nyamara ahubwo none wumva urumva njyewe nahise mufata cyagiye turasohoka turatambika turazamuka turacurika turazamuka turatambika ahantu agenda musiga ahantu ku gihuru urumva uzi noneho uzi mugeje ku gihuru ababwiye ngo ngiye kureba muganga aho gatoya ariko se nyina n'ubu nyina azi ngo umukobwa wari mu rugo nyina nari namumuhaye yamuvugishije ariko mbasha cyo nyina yamuvugishije kuri ingofero z'ubwenge sha reka nirebera akantu kuri firigo nawe ubundi sha wumve twihewe mboga mbili ziva mu nkono ibisa ni ibiki mboga mbili ziva mu nkono ibisa ni ibiki ziva mu nkono pe ahubwo se ubu ibyo ngibyo urumva umukuye mu ishyamba mfite ibyo ndi kujya mu byo nditera umukuye hese urakoze imana uza ahantu umuvanye uzi ishyamba mukuyemo ntaranaruhuka ararushye iyo umurekera yose cyangwa ukamutaye ese ibibazo biri aha ntamenye ndi na mudugudu ngera ndi kwihuta mfite ibindi bibazo ngiye gukemura usigara ariko ndabona ibyanyu bikaze ngaho usigarane umuntu wanyu ariko ibyo bintu si sawa ngewe byanyobeye mwana ngiye kwibaza ukuntu uri buhamagare grafere mubwira ngo umugore wawe ngo yahise agaruka kandi nzi aho namutaye uriya mugore namubonye ngira ngo ni umuzimu seriyese ngewe nagize ngo ni njye gutera amahirwe mfite nuko atareba ubu tugiye gukora iki rero umva ngewe rero nkubwire n'ubundi yamvumbuye nta n'icyo nyiramira ngiye gukoresha icyo nshaka byose mpangane nawe umwe muri twebwe azageraho arambirwa ikibazo ubu nanjye nari nigize akana keza disi yabyumvise yabyemeye azi ngo ndi akana keza ubu nta n'ikintu nakongera kumubwira ngo nawe ukiramira gahunda ni ukumutesha umutwe twabinyaramo ibiryo bye n'undi ntabona kubinyaramo ko ntabwo ari neza oya wenda kubinyaramo wabireka ahubwo ugakora ibindi byose bishoboka umuzi ariko umukwereka sha noneho nanjye yari yizeye nijyanye n'akana nk'akana keza sha ubu niyo namubwira iki ubu niyo namuha amazi yo kunywa ntiyayanywa umuntu w'umugabo ingofero nayikuye ariko ubwo nabashije kumugeza mu ishyamba nawe nahamugeza avenye guteka sha avenye guteka amasaha ntacyo nanjye reka mbe niganiriza hano ntekereza icyo gukora barambaza iki niburiye n'umwana wanjye aro wa mugabo we nkubwira nabuze umwana wanjye nangaye ahantu hose umwana wanjye ntari kuboneka kandi wa mugabo we nkubwira ariko imitima ihagaze wowe umwana wacu urabona igihe amaze yarabuze
ngewe ubu noneho mfashe umwanzuro ngiye kujya kumukura muri ruriya rugo mugarurire mu rugo rwanjye. Ngiye kujya kumukura muri ruriya rugo mugarure mu rugo. noneho rero mva twumvikana. Reka manze maremo aka gacupa nze tuganira ariko ejo uzajya kumukuzanira. Ejo tuzajyayo. Ibyo bintu urabivuga ubyemeye neza? Ntabwo ngubeshya mugore mwiza. Ubwo ntago ari ay'inzoga? Ntabwo ngubeshya ukuntu rwajya kuri TikTok. Sawa ubwo nareka ntuzi. Ni karibu. Ni meza. Karibu. Yego sare. Meze bite? Sawa turakomeye. Mumeze neza. Ndabona ndugusanzemo wenyine abandi bari he? Bo barahari ariko biraterwa naho mushaka. Nabashaka bose. Ako by'umwihariko ndashaka Camina. Camina we nawe uhari? Aho hari? Nawe uhari. Yagiye hese? Tekereza yagiye mu gitondo sinzi hano yagiye. Ntabwo ari no mu kazi? Ntabwo mubeshya sinzi aho yagiye. Ayaya. Ndamubona gutesha ndamukumbuye hahandi ushaka kubitekereza. Biragenda bite ko numva ntashaka kugenda tutabona neza? Ko nyine simbizi niho uragenda ukazagaruka ariko nyine ntabwo nzi aho yagiye. Nkagenda? Oya cyo kugenda cyo ntabwo kirimo. Abo ushaka kugenda tutabonanye ko duherukana kera pe. Ariko buriya bibaye ngombwa ntanarara ahubwo. Hari umwanya waciyemo ntari hano. Reka nyine nkurebere ko yaba yaje wenda akaba ari mu cyumba. Yego sha waba ukoze kabisa Imana idufashe umubone rwose. Kamurebere. Oya, niko byagenze. Niba ari agasimba kagiye mu maso sinzi. Yari yambaye ariko bwarareba. Kajya mu maso yose. Camina. Hano we Jessica ni wowe? Camina ibi ni ibiki mbona? Hano yanjye. Jessica ni wowe? Ni njyewe sheri. Amakuru se meza. Nta no kunsuhuza ngabukiranye suhuriza. Ubwo nayo nyobe impamvu nje ntunansuhuza. Hano we. Amakuru se meza. Ni meza ndakomera ko wenda ibyo atari byiza. Canjewe nyine sinzi nanjye ntabwo nakubwira ngo nabaye iki gusa nyine kubera Imana wenda bizarangira. Byagenze bite? Agasimba kabigiye mu jisho. Agasimba. Ko ndi Imana irankunda wenda bizarangira kese. Nanjye nyine n'umukuru. Agasimba sako kaje gati. Nakubwira ngo ikiko kese. Ntabwo mbese sinzi ntabwo nta makuru mfite kajya mu jisho. Ubu Camina uzi rwose asigaye ari imunyu asigaye atareba. Ni uko wabona amaso yose uko mbona. Amaso yose ntabwo. Waje bitubise. Nyine urumva nyine agasimba kamugiye mu jisho ariko arigiye muri iyi minsi wenda nagira ukuntu abigenza bizakira. Kandi ntabwo ari byiza kugira ngo nabonye iyo umuntu abimubajije cyane abera kandi amarira yenda yarambuye nsigaye numva rwose kwirirwa arira nabyo atari sawa. Ntabwo umva bitoroshye. Yataye. Umva ibyanyu bitoroshye pe. Jessica nyine wenda hari igihe nzongera nkareba. Umuntu uzareba ntabwo ari umuhereza.
mama se ameze ati mama wawe nawe agahinda kagenda kuzamwica aririra umuhisi n'umugenzi aha nimero zanyu zarabuze burundu cyane telefone yanjye none se ko abajura barayitwaye nimutiza telefone se basi ese kaba kareba kandi nimero zabo nyine tutazi nibyo ariko nyine kuva nagira iki kibazo nta cyakora ntakubeshye mama ntabwo duherukana nta makuru ye nawe ntabwo anzi ayanjye gusa wenda ningira nzagerageza muvugishe ugenda namwihanganishe nyine ntumutere urwango mahahamure wenda nyine hari igihe sembezi sisi bananiwe sinagusubiza mu muri baza ntabwo nta kibazo kamusubize mu cyumba umuntu barananiwe ntabwo byoroshye kuriya nyine byagenze ntabwo byoroshye kuriya byamugendekeye nuko nyine ntabwo byamubereye byiza namba disi nta kundi umva wumva ngo mama we yarasaze bibaho nyine umubyeyi arahagarara ku muhanda akarira ni ukurira abahisi n'abagenzi kundi nyine numvise iyo nkuru ndavuga nti ngomba kuza bwangu nkamenya amakuru y'uko byagenze nta kundi ahubwo se ubwiherero bwa hano se buri ahagana ko n'amacaka kujya mu bwiherero hano inyuma burahari hariya muri kiriya cyumba cy'abashyitsi ariko ntahariya mperuka bubamo naho burimo nta kibazo urakoresha uko ushaka ntacyo reka njyana ndabona ariho hafi sawa ntare mana koko ubu ndabigenza kese agiye ntamubwiye ikibazo nagize ubu koko ndabigenza gute ubu ndamutuma ariko harya ntuza tiriwari yacu ibahe ko nzi ko habamo intuza mfashe uru rupapuro rubone ndakwinginze se koko kesi fasha urupapuro n'ububiki ntabwo nzi nawe dusanze hano ku buriri simbizi ngo ni iki urabona n'ikintu cyanditseho uko wamfashije byibuze urupapuro rusakara rero rwanditse none baranuruka imana niba ubyumva koko kwinjiza urupapuro rumwe se ruramugiraho rute koko ese wari ukiri hano nari ngihari ese uragiye ndagiye mbonye amakuru yawe bitanoroshye hagende buriya nyine nzagaruka mbabarire ubwire mama mubwire ko mukumbuye nkora nicyo cya mbere nkora n'amakuru nkasaza ntabwo nayaceceka ni ukuri pe sawa rero mugire ibihe byiza sawa hafi muzakira Diane byibuze wambabare ukampa ubufasha bwa nyuma nirengagije ibyo wankoreye byibuze wampaye telefone nkavugana n'umuryango wanjye koko ko mbizi neza ko telefone yanjye ari n'umuyifite ndayifite pe ariko ntayo ntabwo ariko si ubwo bugome koko urabona ari wowe ari David ubwo bugome buzabuja njyewe ndi umugome njyewe ndi umugome nta soni
ngewe ukanga ngo ndi umugome siko nta soni ugira nta soni nta na heza ubu ni iki namukoreye ko umara nyuma nyeso ndankubitwa n'umukozi koko nizanye ubu buzima ndaburambiwe Mana we bambeshye ngo bagiye kumvuza bande mu shyamba none ngezo nawe gukubitwa ko umara Mana nagukoreye iki we Mbese bita amakuru yanyu kuri meza niko Camina ari he subumbi ubwonko bwo kwa nta kintu ushaka kuvugana nawe Camina arahari ntawe uhari ariko ibyo mwigize ni ibiki imikino yose mukina ahantu arayimenye buri munsi ngo dusimana nduke wase imikino warayimenye kureba n'amaraso yanjye ko mwiboneye imikino mukina siko murano wanywa mwero Camina bite ko wikanze ninde se kandi Jessica yo Mana ni wowe uragarutse se kandi ninjye ndagarutse ejo bundi naraje barakumpisha nawe urangije uratinyukura ceceka inkuru zabaye kiguma hano hose barabizi urangije ukajya ubwanga ngo dukoko kuki wambeshye wabitewe n'igikoko none se ko kuva namera gutya rwose bambitse mu bwoba nta nubwo nari twaba umuntu wasihangane pole humura ariko ni ukuri ujye ugerageza uvuge ubu se ko bari kuzagwa mu nzu cecekera humura naraje barakumpisha sinzi kubana gutuma gusohora mu nzu rwose mujyane kwa muganga cyangwa humura ndaje ngo muhere ubuvuzi bw'ibanze byibura turi kuboroherwa ubuse byibuze nzongera ndebe koko humura uzareba cyakora ngize n'amahirwe humura uzareba nabuze ukuntu nawe bamenyesha telefone yanjye barayijyanye ariko banakubitse mu bwoba sinzi n'ahantu asigaye abona akimara kubigenza gutya nta nubwo nzi n'ahantu yahise ajya n'isuku banakubitse mu bwoba ku buryo ibintu biri kubaho umuntu akaza no kukureba ntuvuge none se ntabwo wabibonye ubu nari kubikubwira guto none ko bari no kuyakora cyo kora warakoze inyandikira ko ari agapapuro warabonye nyuma warakabonye numva ndabaye n'anagarutse n'ubundi bansubiza inyuma ubu ndumva mfite ibyiringiro by'ubuzima nawe ubundi rwose nataye icyizere ubundi atari cya papa cyanzanye muri uru rugo ngo ni amafaranga n'iki amafaranga se uramutsindwa we amafaranga ninde wari wayamutumye ninde wari wamutumyera ku buryo bagiye kwicira mu rugo rw'abantu gutya bakoze ibyo bashaka ni abahemu cyane hanyuma se amakuru numvishe ngo abantu bagutoraguye mu ishyamba wari bageze kose n'ibyo cyamana inkuru ziragenda baba baranjyanye ngo bagiye kunjyana kwa muganga koko ninde wagutayeyo niba ari muri umurambo niba ari iki niba ari nyagutsimba ntabwo nkeneye kumubwira abo bashenzi b'abatingi babi Mana we mwana cyakora ushimbwa unyohereje umuvandimwe wanjye ndashaka kuzakwica kabisa ndarandira humura ntacyo uzakira na mama yarabimenye agahinda karamwishe mama bamufatiye kuri Nyabarongo agiye kujya kwiyahura n'ubu ngubu birirwa bamugira inama bamuba hafi hano kujya kuri wese bakamukurikira niba ari ikintu cyangwa bariza mama we ariko ntacyo reka nkomere komera byibuze ubwuje reka nkomere komera kugera kuri ntabwo ariko gupfa uzi ko neza gutyo wari upfuye nubwo se aya maso azongera kubaho nako mbizi usibye amahirwe uzongera kurora koko dore n'ubundi aba bene wanyu ntibatuma nkujyana kwa muganga sinagusohora ariko nta cyagize kimwe n'inyuma nitwaje yibanze mama meza ate koko mama wawe imeze neza yarasaze yataye umutwe basigaye bamutangira buri munsi ejo bundi bari bamufatiye kuri Nyabarongo atari icya papa cyanzanye muri uru rugo ngo nabaganga kirwa nyine bamutumye amafaranga ubundi imiryango y'agahinda ko ntacyo bimaze ntacyo biba bimaze urugo rutarimo urukundo burya nta kigenda nera n'imiti humura humura ntacyo humura uragufasha hanze nkwambike bande uryameho amasaha 20 byibura uruhuke nk'amasaha 24 yenda kubyutsa nje kuzanira ibiryo gusa tuzarebe buriya kumbara numva cyangwa umbyane mu rugo nje kwibana oya humura ntabwo nahava ngomba kuvuriza hano ngomba kuvurira hano kandi abantu bamaze gukira bagakurikirana ubwo ndumva none nkomeye we ndahe kibazo cyane
kugira umuvandimwe wena humura Camina humura uzakira ariko mbabare wumva iruhande n'undi ko kugenda none baranyica ntabwo njye humura aba bantu n'abatindi ejo naje bansubiza nzumva aho nshobora kujya mu mama watira nawe wihute ndabona ndaho umufite meze neza pe ndakomeye kubera umaze rero nkuzanira amazi wasoma Imana ishimwe rero ndi kubona n'ibimenyetso bigaragaza ko ushobora kubura amakuru navuze amara icyo watanze byatanze banza ndebere ndebere amazi si ngombwa cyane reka ndebe ko hari icyo byatanze n'ubundi uriya muti buriya uragerageza ndabizi hatabaye ikibazo cy'uko amaso yameneka uriya muti uravura pe ndakwizeye umuvandimwe rero nizera Imana ariko ndabyizeye ko hari icyo byatanze nabibonye sinari ndumva impinduka yari imyanda amaso bari bagiye kuyamena ko ntiyamenetse turagerageza usa n'ureba ndumva hari impinduka usa n'ukanura gerageza kurwanya yego komeza Mana we shimwa cyane ubu nashima Imana gute oya nijye birenze gusa Imana ni igitangaza ndongenda rebye nahagera wowe uko warapfuye mba nari gupfa ndari gupfa mvaga rero kanicaye mama amakuru n'amagenzi cyareka nkubwire mbere uko byagenze umuvandi erega bijya gutangira umugabo yarifashe aza cyangwa azana arambwira ngo tugurishe inzu ndamwati ntabwo bishoboka akurikiyeho azana umukiriya neza bagiye kumwishyura ndamwati ntabwo bishoboka azana umukiriya mutabivuganye se ntabwo twari twabivuganye ese twarabivuganye murakoze ndibaza ko ubwo abonye ibyo byanze azana impapuro za gatanya ngo ninsinye divorce ngo divorce ndabyanga umva muvandi nkimara kwanga ko nsinye divorce umugabo yajyanye igira inshuti araryoshya agira n'iki arangije nyine araza arampamagara n'umutima mwiza urumva arampamagara n'umutima mwiza ngo Camina ngo sheri ngo n'ibiki nyizi ibintu yakoze yahise nkanda mu maso niba yasize ibiki niba ari insena yasize muri niba ari ikizarahanga kandi amaso aramena ese undi ari hungu ntabwo mbizi sinzi n'ahantu yagiye reka mbega abantu babiri biragiye nuko nahise mbimumye urabona rwa rugo rutari mu rukundo telefone yanjye ntacyo rubyara telefone yanjye nayo nyagutsindwa birangije ibyo ntibyamuhagije yari kumwe hano n'umukozi ni hari nyakugira iki niba ari byane niba ari iki umukozi yarankubise nkimara umukozi wawe ntabwo bishoboka umukozi niza kagakobwa mperutse kuza nsanga gakubura hariya ibyo uretse gato kagafite kuri hasi ubundi karakagushobora uretse n'ibyo kuvuga ngo umukozi baravuga ngo ubu niwe mabuje ngo niba iki mbese nkimara guhuma bankoresheje ibyo bashaka bararoze ibyo bya kubw'Imana ndabibona kuko nari nkireba ariko nkimara kumumye naremeye nca bugufi ndakubitwa ndaki arahari ngo arahari uretse nyamugabo niwe wohoshye sinzi naho yagiye bagombe babyishyura ibintu bavuga ibyo bitarangije urumva muvandimwe yazanye none witwa murumuna we w'ishyano araza arambwira ati ngwino nkujyane kwa muganga muvandimwe umva banaye mu ishyamba sinzi uko risa sinzi iki gusa uwantoragwa yambwiye ngo nari ndi mu ishyamba njyenyine we cyangwa yadisomugize wa neza njyenyine gutoye n'ukuri ngo banza ari mudugudu wacu ni mudugudu wanyu ni imfura y'u Rwanda kabisa noneho uriya mwene wabo ati ngo nta gasimba rega bana nabibonye bose rega niba ndabona kujya kuvuga agatangira kukwiyegereza n'ubuse nari kubivuga ariko akurya inzara bose n'abantu bamwe karanyica none se urasubira utwa mutoni afashe bagenzi nkabona hari nta mpamvu yatuma abigukora ahubwo se agapapuro nakwandikira wakabonye shana nakabonye sheri narakabonye ngeze hanze kuri gate ndagaruka nasengaga Imana twari hari umuryango adashaka ko ninjira erega ni nawe waje burya banirukanse nza ngera muri cyumba ndakubura mu cyabashyize ndakubura mu cyabana ndakubura ndibaza se Camina ari hehe ndebera mu magaridero byose ndakubura muri kumurese ko bamuze icyo bashaka ko no mwishyamba bagiye bakanjugumyayo nshaka kujya naragarutse bagushyize mu ishyamba ntabwo byari byagenze bankurisha icyo bashaka kurya ntabwo nari nkirya mbese ungu
ariko maze kureba iyi mikino yose igiye guhagarara tubonye nawe uriboneye bwa butesi bwawe nizere ko bushize umenya abantu icyo ari cyo imikino yose ubu ngiye kuyaguruka kuko ngewe nasezeranye muri uru rugo ntabwo ndi umutoragurano ntabwo ndi n'iki ngiye kurwanira uburenganzira bwanjye cyane haguruka tukuri inyuma nanjye cyo kurangiye ndataha ejo umva ejo burira ntashye yo kubwira mama inkuru nziza wenda ndebe ko cyo kwandika gufata mukuzanire aza kureba tuze kuko ejo bundi bamufatiye kuri Nyabarongo n'ukuri agiye kwiyahura ibaze mbuze mama wanjye hejuru yaragiye rwose yaragiye agahinda bamuteye ntabwo kabaho gusa Imana ishimwe kutabyemeye komana ashaka kugira umuntu mu muryango wize ni byiza ubona ari kuzapfa ndebye koko oya ntabwo ari kuzabona cumi kuzapfa ndebye aba bantu baga bagutsimbatsimba se bari kuzatumira kwa muganga naho ngo bakujyanye kwa muganga kujyanye mu ishyamba kujugunya bankoresheje icyo bashaka cyose cyane Darame mva mubwire hano hari imyenda ngira ngo ufure babuja aho wahereye